undi tugahindura n'ingendo urabizi byumve iki se byumve basi urambwira neza ese wenda buriya bibaye byiza ariko nizere ko wakirangije neza. Je nakirangije nanjye urabizi. Wagihora hoshe. Eba nabwo telefone gusa duha amafaranga. Oya, jereka nkubwire ikintu cya mbere. Wowe kandi ndakwizeye. Nabonye uzi n'utuntu. Bura umuntu wakunzane ntago umuzi. Arandenze. Ubwo rero nizere ko saa 11 za nimugoroba araba yatwohereje igikapu. Umva mubwire. Saa 11 ni kera saa 8 kuko ndanagutinya kabisa. Mbyumva we ntabwo mbyumva we asuka ubwo nibyo cyangwa ntabwo ari byiwe ndakubwiye ngo icyo nshaka size ngizi nuko mu gihe cy'iminota 15 simushaka muri isi y'abazima Boss ngiye icyo nkubwiye cyo 15 minutes ikiraro ndaba nakikuboneye ikirita kimurangiza kabisa. nta sheke baguhaye wa muginga Ntese ubonye umuzima ari umaye sheke. twumvikane nubwo uri boss wanjye ntabwo waza unkangisha ngiye nakorera amafaranga ni gutya urumva ntabwo nabuze abandi ba boss nakorera Agende boss ntawe. Nago nyana yembwa nkawe yashe ubwo wanera ubwoba gute. ngewe nyana yembwa ngiye nyana yembwa ngiye nyana yembwa wa muginga Amara. Uhore. Uzi ko burangiyewe. Ndamutse nkweretse izo nise. reka nze nkwereke rero ngiye kugukubita Uti uburyo uzavuga ati umuntu wigeze kubaho muri iyi si niyo nzapfa uzasigara wibuka umurambo wanjye nanjye reka ngere mvuge cyane. Ntago nari nagakubise umukozi wanjye. Ariko ngiye kumukubita n'umuzimu wa se uzabivuga. uranze uragiye koko Ndagiye nyine. uragiye Ndagiye. umva nushaka uzagenda uhereye njye sinzigera ngukurikira N'ubundi ngiye nzi ko ntazagaruka. mbese n'ubundi warabipanze hakiri kare Ngewe se ntago twakomeza kubana dukenye. nuko cyo fata umuhanda wigendere sha rubanya njye ngukurikiye ngo ngiye kukugarura uzagire ngo data yabyaye ikize simbizi